guys, ndabasuhuje kandi ikaze cyane hano kuri online class 1 Kinyarwanda channel. Uyu munsi ngiye kukwereka ahantu heza cyane ushobora kuba wakwigira ururimi rw'icyongereza mu gihe gito cyane, ukaba washoboye guspikinga cyangwa se kuvuga, kwandika ndetse no gusoma mu rurimi rw'icyongereza. Icyo usabwa ni uko ufite gake uzi cyangwa se gake waba usanzwe uzi muri urwo rurimi. Ubundi iyi website iragufasha ube intermediate learner cyangwa se ukomeje ube advanced learner. Bikira video yanjye kugera irangiye birarangira wameze kumenya ese ni gute watangira, ese ni gute wabona umwarimu wo kugufasha muri ibyo bintu, ese ni gute wajya ubona comment yaguhaye cyangwa se ko yagusubije. Ikintu cyose gisabwa muri aka kanya ngiye kukikwereka. Ikintu warakora subscribe, liking iyi video, then unayisharinge igere no ku bandi, buri wese abone uko ashobora kuba yakwiga icyongereza. Kandi ndabizi abenshi baba barabuze cyangwa se barakeneye website ushobora kuba wakwigira icyongereza ku buntu ariko ukayibura. Urabona rero, iyo wamaze gukora login, wakoze sign up, wamaze kwinjira, bahita baguhereza ikizame. Icyo kizame cyita introductory lesson. Then iyo wamaze gufata introductory lesson, uba ugomba kuza ugakora introductory exam. Murabona ko rero namaze gupasinga, ngewe nabaye graded nyuma y'iminsi 3 ishize. Murabona ko nabonye amanota 86. Ibi bivuze iki rero? Ibi biba bivuze ko wemerewe gukomeza ukaba wakora andi masomo agiye atandukanye. Ariko niyo watsindwa kino kizamini ntabwo biba bivuze ko utazakomeza, ahubwo biba bivuze ko nyine ahubwo ari wowe bagiye kwitaho, kubera ko nyine ubuzi ibintu ariko atari byinshi. Okay, turaje rero, tugiye kumanza turebe ese turiyandikisha gute. Nitumara kwiyandikisha turakomeza gute, cya kizamini turageraho gute. Turaza tuze muri Google Chrome ibisanzwe, ubundi dushake iri jambo ryitwa ngo World English Institute. Hano tuze twandikemo World English Institute. Then duselecting iriya link, then tuze dufate iyi link ya mbere. Numara gufata iriya link ya mbere, iyo utarakora sign up cyangwa se utarakora login, bihita biza bimeze uku. Okay, nta kindi rero kiba gisabwa uretse kuza hano kuri buto y'umutuku yitwa ngo sign up for free English lessons, then hariya tuhakande rimwe. Kumara kuhakanda, murabona ahantu uhita wuzuza your personal information cyangwa se registration form. Ni personal, ni first name. Hano washyira izina ryawe wabatijwe, hano ukashyira izina ry'umuryango igiye kuvukamo, ukaza ugakanda hano, then ugaselectinga. Urahita selecting u Rwanda niba wumva Ikinyarwanda. City hano ushobora kuhandika Kigali, then state ushobora kwandikamo West igihe uvuka mu Burengerazuba, cyangwa East igihe uvuka mu Burasirazuba. Murumva n'ahandi nyine ugomba kugira ute kwandikamo akarere ahantu herereye. Then hano email, your email address cyangwa se email yawe usanzwe ukoresha. Then hano uhashyire password ya mbere, n'aha naho uhashyire indi password. Ibyo nibirangira uhita uza hano handitse ngo submit registration. Ubwo ni ukuvuga ngo hariya numara gusubmitinga birahita biza uko. Iyi ni dashboard yanjye, ubwo weho birahita biza uku nk'uku. Birahita biba gutya. Nibimara gufunguka gutya, murabona hano hari introductory lesson. Iyo ushaka kuyumva mu magambo ukanda hano, then murumva ko ari gusoma. Ubwo niba ari gusoma, then iyo ibyo birangiye uramanuka hano ugasoma utuntu duke biterwa n'uko ushoboye gusoma. Ni ibintu bigiye bitandukanye, nyine ni bya bindi byo gutangira kugira ngo ugire tumwe wibuka niba udaheruka kwiga ku cyongereza, cyangwa se niba usanzwe ukiga urebe niba uko ubizi ariko bisanzwe bimeze.
Murabona hano ni kwa kundi nyine twanatangiraga kera, twaheraga ku mazina twaza kuri pronoun, adjectives, verb, adverb n'ibindi, bakakubwira ngo ibyo ni ibiki, za preposition, conjunctions cyangwa se interjections, ibyo byose bakakubwira ngo ni ibiki, ni nko kukwibutsa. Then urakomeje hano subject ni iki, aha ni igihe twageze kuri sentence, hano ni igihe twageze kuri sentence, urabona ni sentence bigizwe n'ibice bibiri, bigizwe na subject and predicate, bakabikwibutsa kubera ko uzagenda uhura nabyo, ukaza ukareba ubwoko bw'interuro, bakubwira ko hari ubwoko bune bw'interuro: declarative sentence, interrogative, imperative and exclamatory sentence. Ibyo rero ni ya lesson iri introductory. Then mbere y'uko ukomeza ubanza gusaba uburenganzira, kandi ubwo burenganzira ubuhabwa n'umuntu. Uwo muntu rero nta wundi ni umwarimu. Then umwarimu ntabwo muba muziranye, ahubwo muhuzwa n'isomo wakoze, then ugasabumitinga kuri website, bagahita babona cya kizami wakoze ko hari umuntu mushasha winjiye, bakamushakira umwarimu. Wa mwarimu ubwo agahita agufata, akaba ari ujya ugukosora, akaguhereza comments, ibintu wishe, akanakwasayininga ibizami bigiye bitandukanye. Rero ngiye kukwereka ese umwarimu uzamubona gute, uzabwirwa n'iki ko yagukosoye, amanota uzayabonera he, n'ibindi bigiye bitandukanye. Duhere hano rero, aka kantu ndakeka niba numara kugera kuri website neza, aka kantu urahita ukabona. Aha hari ino story yitwa story of the son who left home. Iyi story urahita uyibona, kandi ndabizi abantu benshi bakoze kino kizame cyangwa se bari kwigira hano kuri World English Institute, ndakeka iyi story ariyo bakoze as an introductory exam. Uraza rero uyisome, then umanuke yose uyisome, wiyumvishe ukuntu bimeze. Numara kubyiyumvisha biraba birangiye. Nibimara kurangira urahita uza hano muri dashboard, usubire hano, then hano haraba handitse ngo, hano haraba handitse ko ugomba gutekinga an introductory exam, then uhakande. Numara kuhakanda utegereze gato, biraterwa na internet uri gukoresha. Murabona ko njyewe icyo kizamini amaze kugikora, kandi n'umwarimu naramubonye yamaze kugrading. Ibi rero ni ibibazo bigiye bitandukanye, murabona ko bavivura nk'ibisanzwe, aho wacishe bakakwicira, aho wagikoze bakaguhereza V. Ariko iki nta kibazo kiba giteje, bitewe n'uko iyo utsinzwe ntabwo bituma utiga, ahubwo uriga bakagira urwego bagushyiramo cyangwa se uko bakwigisha. Murabona rero ngiye bangaredinze 86, ubwo bihise bivuga ko nemerewe kuba assigned n'andi masomo agiye atandukanye. Turaje rero dukanda hano kuri progress, nitumara kuhakanda dutegereze gato. Murabona aya n'andi masomo mwarimu wanjye yansayininze. Then ubwo ndaridinga lesson here, then ninshaka gukora ikizamini mpite ngikora hano, ubundi nsabumitinge, mwarimu ahita ansubiza. Ni 1-1 grammar 1-1, cyangwa se n'iki nacyo ni ikizamini cyo kuridinga. Ni ugusoma, aha ni grammar, hano ni ukuridinga. Ubwo naho barambwira uko bimeze, then mbite nkanda hano handitse ngo take exam. Nimara gutekinga exam nsabumitinge, mwarimu ahita nkosora, bari tayari. Na nyuma y'igihe runaka ahita gukosora, ubundi ugahita aguhereza ikindi kizame ugakora, then kugeza igihe ubaye advanced. Wamara kuba advanced bakagushyira mu rundi rwego kugeza igihe uboneye certificate. Okay, dusubiye hano kuri dashboard rero hari uburyo, murabona ko certificate or iyo urangije amasomo bari kubona wabaye umu English speaker, cyangwa se umuntu nyine umaze kumenya byinshi muri runo rurimi rw'icyongereza,
kandi kugira bigaragare ko uzi ururimi ni ukuba uzi kurusoma, kurwandika, kuruvuga, ni ukurusoma, kurwandika, kuruvuga, ni ibyo ndakeka. Iyo rero iyo completinze course and request a certificate from your teacher. Complete a course and request a certificate from your teacher. Ni kuvuga ngo iyo wakompletinze isomo nyine, mwarimu arahari, uhita umubaza, hari n'ahantu ngiye kukwereka aho ugomba kumwandikira nawe akagusubiza, uhita ubaza certificate, ubundi akagenda ukabona certificate ivuye muri World English Institute. Okay. Aha rero hari aha gatatu, iyo hakanze ni mailbox, ni hantu nyine uzavuganira cyangwa se uzavuganira n'umwarimu, cyangwa se uzarebera uko bimeze hagati y'ibiganiro byawe na mwarimu wawe. Murabona ko hano harimo inbox, unread, sent cyangwa se archived. Ni ukuvuga inbox ni za message banyandikiye. Murabona ko harimo 0 bitewe n'uko message imwe namaze kuyibona, hara nta message, ubundi ni njye wamusubije. Aha yari yanyandikiye namusubije unread, ndakeka hara muri unread nta message irimo ntarasoma. Sent messages nazo dore ni imaze kwandika, then ibindi uzagenda ubibona bitewe na gahunda uzagenda ugirana n'umwarimu wawe. Rero muri cya kizame nakoze ya introductory lesson cyangwa se ya introductory exam, bampayemo comment 3. Ni ukuvuga ko izo comment ziri recent ziba ziri hano, zimwe muri comment baguhaye, but igihe utari kuzibona, igihe utari kubona za comment baguhaye, kandi hano handitse ngo review the exam, ubundi ukamanuka ukareba ikibazo baguhayeho comment. Murabona za comment ngizi hano ziba ziri highlighted mu bara ry'umutuku, n'umwarimu wawe izina ryawe ahita izina rye uba uribona ko riri kugaragara. Okay, ndabashimiye rero. Nanjye comment section yanjye irafunguye, niba hari ikibazo ukumva wambaza ku bijyanye na hano kuri World English Institute, cyangwa se izindi comments, izindi content nsanzwe nkora, ahantu ho kwandika comment kuri iyi channel, kuri online class 1 Kinyarwanda channel harafunguye, wagenda ukahakora, ubundi ugatayipinga comment yawe, nanjye mba ndi tayari nayisoma, ubundi nagusubiza. Okay, thank you. Ndagushimiye cyane kuba wemeye ugafungura ino video, kandi no kuba wakandi subscribe nabyo ni ibintu by'ingirakamaro. Nawe utaha